tugiye kureba umwuka ushobora guca mu muntu kugira ngo wototere cyangwa se usenye destination y'umuntu igihe umuntu atabaye maso. Dusomere rero Abacamanza igice cya 16 duhere ku murongo wa 4. Uhageze adusomere. Dusome mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma y'ibyo arenguka umugore wo mu gikombe cya Soreka witwaga Delila. Abatware b'Abafilisitiya basanga uwo mugore baramubwira bati umuhenda ubwenge umenya aho imbaraga ze nyinshi ziva, umvira ijambo, tuzamushobora twamuboha tukamucogoza, umuntu wese muri twe azaguha ibice by'ifeza 1,100. Subira muri uwo murongo nanone. Uwo ngo umuhenda ubwenge utangirire abatware b'Abafilisitiya mu isi y'umwuka. Hano turabona ubwo ngiye kubisobanura mu mwuka. Ibyo byakozwe mu buryo bw'umubiri, ibyo ngibyo uri gusoma ni ibyabaye mu mubiri. None ngiye kubizana mu mwuka kuko twebwe intambara zacu ubyibuke si iz'umubiri ni iz'umwuka. Kuko biravuga ngo kuko twebwe tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, dukirana n'abatware n'abategeka iy'isi y'umwijima, ngo n'ibifite ubushobozi, ngo n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Niko ijambo rivuga. Twebwe urugamba rwacu rwarahindutse, si ntabwo ari urwo mu mubiri nkuko byari bimeze kuri uyu mugabo. Twebwe n'urw'umwuka. Noneho twebwe ko ari urugamba rw'umwuka, wumve noneho ngo abatware b'Abafilisitiya baraza. Mu isi y'umwuka hari abatware bakugenza, abatware b'imiryango, mizimu y'abapfuye ari abatware. Ikuzimu Satani yohereza ati mugende mwatake kariya gahungu, mwatake uriya mugabo, mwatake uriya mukobwa. Noneho sasa ngo bo barica baravuga ngo mugende umuhenda ubwenge. Mu isi y'umwuka n'uvuga ngo rero sasa umuntu ashobora kuza akaguhenda ubwenge akakoshya. Dukomeze usome tumve. Mugende mu muhenda ubwenge umenya aho imbaraga ze nyinshi ziva. Dore etape ya mbere iyo Satani aguhiga, iyo umurozi aguhiga, abanza kukuyegereza akamenya aho imbaraga zawe nyinshi ziturukaye, imbaraga zikurimo ziturukaye, izatuma gutsinda. Bega bashaka kugira ngo banze akombata imbaraga zikurimo. Niba ufite imbaraga z'ubwenge, azatagetinga za mbaraga z'ubwenge, amenya aho ziva. Ubwenge ugira buturukaye buvaye. Ese ishaba amahirwe ubona mu mikorere yawe, ko abona hirwa akwigaho by'igihe kirekire, ko uyu muntu akora bigacamo, biturukaye. Aya mahirwe aturukaye, iri shaba riturukaye. Ko uyu muntu twamunaniwe, ese izi imbaraga zimukoreramo ziturukahe zivahe? Noneho sasa komeza usome rero. Kwa Samusoni umutego wa mbere babanje gushaka kumenya aho imbaraga ze zituruka. tumenye uburyo twamushobora. None urumva ngo nibamara kumenya aho imbaraga ziwe zituruka, bazahita bamenya uburyo bwo kumubasha, bazahita bamenya uburyo bamushobora. Vuguti mu izina rya Yesu Kristo, buri mwuka wose untata ushaka aho imbaraga zanjye zituruka, uyu mwuka ndawusenya mu izina rya Yesu Kristo. Wapfuye akazuka, umuntu wazanywe mu buzima bwanjye ari munsi y'ubutware bw'ubwami bw'umwijima, bwaramutumye kungenza akamenya aho imbaraga zanjye zituruka. Uyu muntu imbaraga z'Imana zimukubitire kure y'ubuzima bwanjye mu izina rya Yesu. Wapfuye akazuka, watumwe kungenza, imbaraga z'Imana zimugenze, marayika w'Uwiteka amugenze mu nshuti zanjye, mubo mbana nabo, mubo navukanye nabo, abuzi bose Satani yakoresha, ubirukane ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu. Wapfuye akazuka. Amina. Komeza tuzajya dusoma tunasenga. tumenye uburyo
uburyo tumushobora tukamuboha tukamucogoza. urumva intego bari bafite, tukamuboha, baragatsindwa n'Imana abazimu n'abadayimoni, ngo tukamuboha tukamucogoza, mu yandi magambo agacika intege, agacogora gusenga, agacogora kuba imbere y'Imana, akanga iby'Imana. Tukamuboha tukamucogoza mu mirimo akora, akareka ibyo yakoraga, tukamucogoza muri bizinesi ye, tukamucogoza ku rugo, tukamucogoza mbega nawe ubyumve waguke nyine, tukamuboha tukamucogoza. Intego ni ukugira gute? Ni ukumuboha bakamucogoza. Ariko kugira ngo bagere ku rwego rwo kumuboha, ni uko bagomba kuba bamaze kumenya aho imbaraga ze ziva. Kugira ngo Satani akubohe cyangwa umurozi akubohe, abana b'umwijima bakubohe, ni uko babanza kukugenza bakamenya aho imbaraga zawe ziva. Bamara kumenya aho ziva, ubwo rero bakurikiraho etape yo kuvuga ngo noneho sasa bahita bamenya uburyo bagomba kugufata. Bahita bamenya ngo tuzamuboha gutya, nitumara kumuboha tumucogoze. Uvuga uti mu izina rya Yesu Kristo, umugambi wacuzwe mu isi y'umwijima wo kumboha no kuncogoza bakoresheje ibibazo byo muri ubu buzima bwa hano mu isi, imigambi yo kumboha no kuncogoza bakoresheje ibyaha, ibyo byose bikusanyirije hamwe, ndabitwika, ndabirimbura mu izina rya Yesu. Wapfuye akazuka, watsinze urupfu n'ikuzimu, ndiwe nizeye ni Yesu Kristo, umunyamaboko, umunyembaraga, ujya wica imigambi y'incakura kugira ngo zidasohoza imirimo y'amaboko yazo. Aka kanya buri migambi yacuriwe mu mutima w'umuntu, hakaba ngendana mu mutima we kwinjirira nabi, uwo mugambi ndawusenya, ndawurimbura izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Uwo mugambi waburi mu bantu dufitanye isano rya bugufi, abo twaba dusengana, abo twakoranye, uwo ari we wese mu buryo bw'umwuka, Satani agambirira gusohoza umugambi we amuciyeho, ndi mu isi ndazirika iyo migambi, ndayiburizamo, kuko handitswe yuko nta kibi kizangeraho, nta n'ibyago bizegera ubuzima bwanjye. Izina rya Yesu Kristo, kuko Uwiteka azantegekera abamarayika bakarinda intambwe z'ibirenge byanjye ntibisitare. Izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Urakoze Mwana, nizeye yuko imigambi y'incakura yangiritse uhereye nonaha ukageza iteka ryose. Amina. Dukomeza. Umuntu wese muri twe azavuga icyo cy'ifeza 1,100. Yemerewe guhabwa ifeza nyinshi cyane, ngo 1,100. Ugeze hehe? Warugeze ku murongo nuko Delila abaza Samusoni ati, ndakwinginze mbwira aho imbaraga zawe nyinshi ziva, n'icyakuboha ugashoboka. Samusoni aramusubiza umva aka kajambo ngo n'icyakuboha ugashoboka. Ni ngo Satani abashakisha ibintu yatubohesha kugira ngo tumushobokere, tuba twaramunaniwe, abarozi baba twarabananiwe, ariko ku manywa na nijoro baba bifuza kugira ngo barebe ibiyo bakoresha bakatuboha bikabashobokera kugera ku ntego zabo. Ukuboko kw'Imana kukurinda ibyo bintu mu izina rya Yesu. Bakora ibishoboka byose ngo barebe ko twabashobokera, barebe ko batwica bigakunda, barebe ko batuvana mu by'Imana bigakunda, barebe ko badusenya bigakunda, barebe ko baturimbura bigakunda. Ariko Imana ishimwe duhagazeho mu izina rya Yesu. Ibyanditswe byera byabereyeho ngo bigira umumaro wo kutwigisha. Ibi tugomba kubyigiraho tukamenya ngo ibyabaye kuri Samusoni muri iki gihe cyacu cya none, utabaye maso byakubaho, ntabaye maso byakubaho.
ariko Imana ishimwe ku bwa Yesu Kristo tubera maso. Komeza hepfo usome. Samusoni aramusubiza ati bambohesha isuri mbisi ndwi zitaruma nacogora nkamera nk'abandi. Urumva ikibazo hano, urumva kuba nk'abandi ikibazo. Aravuze ngo bambohesheje ibi n'ibi nacogora nk'abandi. Kumbe Samusoni ntabwo yari ameze nk'abandi, yari umuntu wihariye. Nawe uri umuntu wihariye ku bwa Yesu Kristo wamenye. Bwana sifiwe sana. Urihariye ku bwa Yesu Kristo wamenye. Niyo mpamvu ushyirwaho ingenza kugira ngo zikugenze. Ku bwa Yesu Kristo wamenye byatumye uvuka ubwa kabiri, uhinduka icyaremwe gishya mu muryango waho ukomoka, utandukana n'aba bandi muvukana mu buryo bw'umwuka. So kuko watandukanye nabo mu buryo bw'umwuka, baguhiga hasi no hejuru kugira ngo barebe ko wamera nkabo. Yego. Yesu ashimwe cyane. Bagushakira hasi no hejuru kugira ngo bamenye ko waba nkabo, ukamera nkabo neza. Bapfiriye mu byaha bakamanuka ikuzimu, iyo boherejwe bavanywe hari ikuzimu, babatumye ngo nimugende mudufatire kare gakobwa mukazane, bashakisha uburyo bwo kugira ngo barebe tumubohesha iki cyatuma tumubasha. Tumubohesha iki cyatuma tumubasha. Noneho sasa bamara kumenya bashobora bati tumubohesha uburwayi, tumubohesha ubukene, tumubohesha icyaha runaka, tumubohesha iki ngiki n'iki. Biterwa naho babona intege nke zawe. Vuga uti mu izina rya Yesu Kristo, ibyo naboheshejwe kugira ngo bamfate bangire nkabo. Uwiteka ibyo ureba bindiho naboheshejwe mu bugingo, mu bitekerezo, mu marangamutima, mu bushake, mu myumvire, ngwino ubice, ngwino ubitwike mu izina rya Yesu. Wapfuye akazuka, uri Imana ireba neza ikamenya ikibazo n'umuzi wacyo. Aka kanya ibyo mboheshejwe ureba bitwike, iby'abanzi banjye bakoze kugira ngo bampindure nkabo, mbere nk'abandi. Kandi ndi umuntu udasanzwe wavutse ubwa kabiri. Uwiteka twika ibyo ngibyo mu izina rya Yesu Kristo. Sinshaka kumera nk'abana b'iyi si, sinshaka kumera nka bamwe mu muryango bapfiriye mu byaha bakamanurwa ikuzimu. Mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, sinshaka kubaho nk'uko abo mu muryango babayeho. Mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, ukuboko kwawe kundwanirire guca imigozi yose ubwami bw'umwijima bwashakaga kumbohesha ngo bucogoze. Mu izina rya Yesu Kristo mu bacogora sindimo. Sibye amazina yanjye mu bitabo by'abacogozwa, by'abatsindwa, by'abananirwa, by'abasenywa. Mu izina rya Yesu wapfuye akazuka, izina ryanjye ryanditswe mu gitabo cy'abatsinzi, ryanditswe mu gitabo cy'abagera ku ntego, ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo buhoraho, ryanditswe mu gitabo cy'abanesheje bakambikwa amakamba n'ingororano yo kunesha kwabo. Mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Amen. Amen. Komeza. Hanyuma abatware b'Abafilisitiya bazanira uwo mugore isuri mbisi zitaruma, arazimubohesha. Yego. Kandi umugore yari afite abantu Kandi umugore yari afite iki? Amwubikije mu ijoro. Kandi umugore yari afite abantu amwubikije mu ijoro. Nuvuga ngo yari afite abantu yari yahishe bamwubikiriye. Uvuga ngo hari abantu, mu yandi magambo, hari abandi bantu bari kumwe na Delila ariko yari yahishe, abashyira ahantu ku buryo Samusoni atarazi abo bantu ho bari. Wumva ukuntu ubwami bw'umwijima bukora nyine, wumva ukuntu Satani akora.
ngo hari abantu, hari Delila uwo nguwo wagaragaraga wari urimo uroshya nde Samusoni, ariko inyuma ya Delila hari amatsinda abiri. Hari abatware bamutumye bamwemereye ifeza, bamwemereye ibintu by'agaciro. Hakaba n'abandi rero bari bamwubikiriye bihishe, biteguye kuba bahita basumira Samusoni akimara kugira gute, akimara kubohwa. Nicyo bishatse kuvuga. Komeza usome wumve. Nuko aramubwira ati wapfa Samusoni, abafilisitiya baragusumiye. Yego. Samusoni acagagura izo suri nk'uko utugozi tw'imigwegwe ducika iyo tugeze mu muriro, nuko imbaraga ze ntizamenyekana. Icyo gihe urumva etape ya mbere imbaraga za Samusoni ntizagize gute, ntizamenyekanye. Nuba bamubohesheje ibintu bidafite imbaraga, yari yabashutse kuko bari bataramenya imbaraga ziwe aho zagera gute, aho zari ziherereye. Komeza hepfo rero. Delila abwira Samusoni ati dore wampimukiye kandi wambeshye, none ndakwinginze umbwire icyabasha kukuboha. Aramubwira ati bambohesha imigozi itigeze gukoreshwa, nacogora amera nk'abandi. Ariko urumva topic iriho aho ngaho cyangwa ikigenderewe cya mbere, etape ya mbere ni ukumuboha, kuko bari bazi ngo bamuboshye nibwo bamushobora, batamuboshye ntibamubasha. Niyo mpamvu tugomba kwita ku gucagagura ibintu biba bituboshye, kuko Satani abazi ngo nimuboha nibwo mubasha. Nimubohesha ubukene, nkamubohesha inyatsi, nkamubohesha icyaha runaka, nkamubohesha umujinya, nkamubohesha amahane, nkamubohesha inzangano, nkamubohesha ishyari, nkamubohesha igomwa, nkamubohesha iki ngiki. Abazi ngo nibwo ndi bumubashe. Tugomba guhora dusenga duca ibintu byose bituboshye. Bwana asifiwe sana. Mu isengesho ryawe watangira ugasenga ugahita uca cya kintu uzi kikuboshye. Atari ibyo uzisanga icyo wari uzi ko ari gitoya kivuyemo ingoyi ikomeye. Urumva barashaka kugira ngo niki twakubohesha kugira ngo umere nk'abandi. Nanze kumera nk'abandi mu izina rya Yesu. Nawe wange kumera nk'abandi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ntabwo ugomba kumera nka bene wanyu uzi baboheshejwe cyangwa bishwe n'indwara zidakira. Bwana asifiwe. Kuko uyo mizimu ishaka kujya kuvuga ngo amere nkatwe. Nundi Satani babatumye ngo mugende bigende gutya na gutya, mu mukenyure nkuko nabandi bakenyutse. Nta gukenyuka guhari mu izina rya Yesu. Komeza hepfo, komeze. Delila yenda imigozi mishya arimbohesha aramubwira ngo yenda imigozi mishya. No kuvuga ngo Satani ashobora kuzana n'ibintu bishya utarumenyereye mu buzima bwawe, kugira ngo bya bintu bishya arebe ukuntu yabikubohesha. Wiyenda imigozi mishya. Ati wapfa Samusoni, abafilisitiya baragusumiye, kandi abamwubikiye bari mu mwinjiro, maze arayicagagura nk'urudodo imuva ku maboko. Abamwubikiriye, wumvise ko hari abantu baba bakubikiriye mu isi y'umwuka. Iminsi ibiremwa by'umwuka biba bikubikiriye ni byinshi. Tubwira ngo nibike kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, dukirana n'imyuka y'abatware, ngo niyo abategeka b'isi y'umwijima, niyo bifite ubushobozi, ngo n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Iyo yose muri cya kirere ibikubikiriye mu kirere cyawe, ivuga ngo iyo ibikureba igihe wowe utayireba. Twebwe turi mu mubiri. Samusoni ntabwo yabonaga abo bantu bari bamwubikiriye, yabonaga uwitwa Delila gusa umwe. Ariko inyuma ya Delila hari abandi b'ibikomererwa bahari. Ujye umenya ngo iburi nyuma y'ikibazo cyose hari abantu baba bakisha inyuma. Nta kibazo wacamo hatari abantu bakiri inyuma. Bwana asifiwe sana. Hari abantu bakiri inyuma badafite umubiri n'amaraso, hari n'abandi bantu bakiri inyuma bafite umubiri n'amaraso. Yesu ashimwe cyane. Noneho ba bandi bafite umubiri n'amaraso bakorana n'abadafite umubiri n'amaraso. Bwana asifiwe sana. Noneho niba dushaka gutsinda mu isengesho ryacu ni ugukubita ba bandi badafite umubiri n'amaraso, tugakubita naki n'abafite umubiri n'amaraso tukabafunga mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'isengesho. Semene amen. Semene amen. Urumva Samusoni hari uwari wambaye umubiri witwa Delila, ariko Delila inyuma ye hafi aho ngaho bugufi bwe hari abandi, hari itsinda ry'abandi bubikiriye Samusoni. Ariko nyuma yaho hari abandi batigeze bageraho, bibereye mu maofisi yabo, mu biro byabo b'abatware batumye uwo mugore
Delila. Bwana asifiwe sana. Nuvuga ngo rero nubona umuntu aje mu buzima bwawe, ibintu ni bibiri. Niba adatumwe na Satani wicaye muri biro, atumwe n'aba batware imizimu yo mu miryango, aratumwe ngo genda umwiyegereze, genda Mana ndengera, Mana ntabara, Mana kurengere nawe gutabara mu izina rya Yesu. Amen. Uwiteka turengera dutabare. Nguko urugamba turwana uko rukoze nuko rumeze. Hari igihe noneho sasa hari ibintu buri Imana iduhisha byinshi, kuko ibizi ngo ibihishuye mu gihe cyawe byakuvuna, byakubabaza. Bavuga kumbe wahita ucika ku bantu ukazinukwa buri muntu wese, ariko kuko Imana ibona umutima utapfa kubyakira, none ikadesida kuvuga ngo reka muhishe ibi bintu, arwane n'ibyo atazi ko nabimenya, namenya aba bantu ko ari bo bamurwanya, uyu muntu azagira umutima mubi kurusha. None mu rwego kuko Imana ari umushumba mwiza ushumba twebwe b'imbere, igahitamo kuduhisha, kavuga nta mpamvu yo kumubwira ibi ngibi, narwane bucece, nanjye nzajya murwanira, mutsindira ibyo atareba, mutsindira ibyo atazi. Semeneme. Uruva ko uyu Samusoni hari abamwubikiriye kandi bari mu rwinjiriro w'umuryango, nuvuga ngo bari hafi y'inzu yaho bari, ariko bamwubikiriye, biteguye ko Delila asoza umurimo wo kuboha gusa. Bamara gusoza umurimo wo kumuboha, Abafilisitiya bagahita baza, ariko yabanzaga gukora test, akavuga ati wapfa Abafilisitiya, akareba ko imigozi yica, ubwo babandi bamwubikiriye babone icitse bakaguma aho ngaho. Gutyo wumve uko urugamba rwari rukoze. Nguko rero urugamba natwe rwacu ruba rukoze mu buryo bw'umwuka, nuvuga ngo haba hari imyuka mibi dukirana nayo, turwana nayo, ibitwubikiriye. Ariko hano nari ndimo garagaza ukuntu urugamba rushobora kwimurirwa mu muntu, hakaba hari umuntu mugendana, mubana, Satani yiteguye gukoresha kugira ngo asoze umugambi we w'igihe kirekire, kugira ngo amire cyangwa asenye destination yawe. Ugomba kubera amaso destination yawe. Semene amen. Iyo tuvuga destination yawe, ni impamvu yo kubaho kwawe. Ugomba kurinda impamvu yo kubaho kwawe. Amen. Ukayibera amaso, ukanga gupfa imburagihe, ukanga kwangirikira hano mwisi, gusebera hano mwisi. Sema amen. Gusebera hano mwisi, kwangirikira hano mwisi, ko Satani akazi kiwe no gushaka kutwangiza, kutwonona destination zacu, nyine impamvu yo kubaho kwacu ikaburizwamo. Ugomba rero kwibera amaso. Iyo ngiyo ni ugomba kurinda kurusha ibindi byose. Haleluya. Amen. Ugahora uzirikana ko Satani niyashaka. Umunsi waremwaga ntabwo byanejeje Satani, ntabwo byanejeje imbaraga z'ikuzimu. Imbaraga z'ikuzimu buriya mu mwuka, dore abanzi babiri bakomeye Satani akoresha, cyangwa se intwaro zikomeye Satani akoresha n'ebyiri ubundi, ariko zidafite undi muntu wazinesheje kiretse Yesu Kristo wenyine. Satani akoresha kuzimu, agakoresha na rupfu. Nizo ntwaro zombi zikomeye ebyiri akoresha. Kuzimu aziko nivuga ngo ni igikangisho, ni nk'igikoresho cy'igikangisho akoresha abo mwisi, akanga abo mwisi. None iyo kuzimu nta wundi wayinesheje ni Yesu. Ubundi kuzimu wagezeyo ni wavayo, atari Yesu kuvanyeyo. Mu gihe cya kera nta muntu wapfaga kuvayo gutyo, ariko Yesu amaze kuvana imfunguzo. Sema amen. Amen. Umurozi aragufata akakubohera kuzimu, isengesho rigahita rigukurayo. Semene amen. Ako kanya isengesho rigahita rikuvanayo, bagushize mu maboko y'abapfuye, uri hariya neza kuzimu, bagufite mu buryo bw'umwuka pe, wamanuwe hariya, isengesho ryamanuka imirabyo, umuntu agahita avikuzimu mwisogonda, biciye muri iryo zina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Icyitwa urupfu, Satani ararutuma rukaza ukarugendana rukakumaramo igihe, barapanze bati urugero nk'ejo bundi buri impanuka, tubwira ngo ni ibintu byari byarateguwe, ni ibintu byari bimaze igihe kirekire, ariko mwisogonda Yesu agahita akuraho urupfu. Semene amen. Kuko niwe ufite urufunguzo rw'iki, rw'urupfu n'ikuzimu. Nibyo bikangisha ubundi Satani akoresha, ariko bifite imbaraga. Kuzimu ifite imbaraga ku kiremwa muntu cyambaye umubiri n'amaraso, nicyayinesha namba.
urupfu rufite imbaraga zikomeye ku cyitwa ikiremwa muntu cyambaye umubiri n'amaraso. Urupfu isegonda ibice by'amasegonda rwagutwaye kera, ariko dufite Yesu warunesheje. Semene amen, semene amen. Noneho rero sasa ibyo byombi numva ngo iyo Satani azamuye rero abazimu bikuzimu, n'ubu babona baba bakubikiriye. Noneho baba bakubikiriye, menya ngo hari umuntu wambaye umubiri uba wabazamuye, kuko abazimu ubundi muri rusange ntibashobora kuzamuka. Ntabwo Samweli yari kuzamuka atashitswe. Tujya tubisoma mu Samweli wa mbere igice cya 20 niba ari n'8 niba ntageze. Ntabwo yari ruvuga ngo baramuzamuye, umushitsi aramuzamura arazamuka, ariko azamuka mu mwuka. Uwo muntu wazamuwe azamurwa ari uwapfuye. Semene amen. Mu kumuzamura rero urumve ukuntu ubwenge bwo mu mwuka bukaze. Umurozikazi cyangwa umushitsikazi atarashika Sawuli, bamba atarashika Samweli, ntabwo yari yakamenya ko uwo bari kumwe ari Sawuli. Yesu ashimwe cyane, kuko ngo Sawuli yari yiyoberanyije yambaye ibintu utapfa kuvumbura ko ari umwami. Ariko umushitsi akishika akazamura uwitwa Samweli, ubwo hazamutse Samweli w'umwuka, kuko umubiri we yari yarapfuye. Samweli akizamuka, umushitsikazi nawe mu mwuka, kuko abarabibonye ati kuki wambeshye, ni wowe Sawuli. Undi nawe ati ubonye iki? Timbwira nta kibazo ntacyo ngutwara, mbonye Imana izamuka ivi kuzimu. Undi arabaza ati ubonye, ati wowe uri kubona arasa gute? Kuko Samweli ntiyabibonaga, Sawuli ntiyabibonaga. Umushitsikazi ufite amaso y'ikuzimu niwe wabonaga ibyo akoze. Noneho akabaza ngo ubonye arasa gute? Ati mbonye umusaza ufite imisatsi y'umweru dedede. Ahita amenya ko ari Samweli. Semene amen. Yifuzaga. Noneho sasa uwitwa Samweli mu mwuka atangira kuvugana nande na Sawuli wambaye umubiri. Bigaragara ko umuzimu ushobora kuvugana n'iki? N'umwana w'umuntu wambaye umubiri. Semene amen. Ibi ndagira ngo nyine tubisobanukirwe byumve. None ariko kandi uwo muzimu uzamuwe nande, cyangwa umwuka wapfuye azamuwe nande? Azamuwe n'umuntu wambaye umubiri. Buriya aba bantu bajya kumva bagashyiraho indabyo, agatangira kuvuga ndakwibuka, ndagira abamuzamuye mu buryo bw'umwuka. Aba yubatse relationship hagati yiwe na wundi umwuka wapfuye. Uriya si umugenzo wo gukorwa n'umuntu ukijijwe, kujya kuvugana n'abapfuye. Bibiliya ivuga yuko nta sano riba riri hagati y'umupfu n'umuzima. Wowe noneho ugashaka kugira ngo ushyireho amasano. Iyo masano iyo yashyizeho niwo bwawe uri muri kurira ibyo utazi. Yesu ashimwe cyane. Bivuga ngo rero umuzimu abasha kuzamuka, ariko akazamurwa n'umuntu muzima. Noneho rero ubwo nge ndimo ndagaragaza intambara zacu z'umwuka, ntabwo z'umubiri. Turazishushanya na Delila. Uyu Delila hari abantu bari bihishe Samson atabonaga, ariko hejuru y'abo bantu bihishe bafite abatware babo n'abategeka babo. Yesu ashimwe cyane. Mu mwuka rero ugomba kumenya yuko hari imyuka iba yarahawe gutwara, yitwa y'abatware, itwara. Uvuga ngo nabayo ni imyuka iyobora, idomina, ifite ubuyobozi. Iyo myuka rero ibasha gutuma umwana w'umuntu wambaye umubiri n'amaraso akaza mu buzima bwawe. Akaza ni inshuti yawe, ni umuntu musengana, ukamwiyegereza, aseka neza, agira gute, tuntu nk'utwo, ashaka Yesu, akakoreka ko ashaka Yesu, ariko muri we uri murigwaho. Barimo barashaka imbaraga zazituruka. Murasangira, muragira gute, muri we barashakisha uburyo igihe kizagera bagafata akantu bagashyira mu cyumwa ukarangira. Nk'uwo mukobwa tumvise bene inshuti ziwe zangije baramucunga yaneze, bashyize upaguru bashyize muki aranyoye ararangira. Nguko rero tugomba kuba maso. Semene amen. Urasabwa kuba maso. Urasabwa kutagira uwo wizera uwo ari we wese. Ukugiriye neza yanakugira. Satani Imana itakubereye maso yamucishamo n'umwuka wo kugirira nabi. Bwana sifuwe sana. Ariko ibi simbivuze ngo tubikemwe abantu ubwoba, mbivuze ngo kugira ngo tubane abantu, tubane n'abantu
dufite ubwenge, tubane n'abantu mu bwenge no mu mwuka. Amen. Atari igice cy'amarangamutima ngo kidudomine. Aha rero turaza kureba ukuntu uburyo igihe cyageze amarangamutima, icyo gihe Samsoni amarangamutima yo ubwenge bwe bwari bugikora, ya amarangamutima yari ataratangira kumudomina. Hari aho yageze rero amarangamutima atangira kugira gute, kumudomina. Ukagenda amubwira ndagukunda, kuki umbeshya, ntabwo nkunda, ntabwo ukigutyo, utugambo twiza nk'utyo, amwereka ko atamukunda. Igihe kigeze Samsoni yivamo amena ibanga, bwa bwenge bwe burabura. Ntabwo yigeze yibuka ko Delila ari umunyamahanga, si umwisiraheli-kazi. Ntabwo yigeze yibuka yuko ari uwo mubanzi biwe, akomoka mu banzi be. Niyo mpamvu mbere ya byose twebwe abasenga, menya kurura cyane, kurure mu mwuka umuntu ndi kumwe nawe ni umwana w'ubugingo, ni umwana w'ijuru, cyangwa ni umwana w'isi. Nukurura ugasanga ari umwana w'isi, gira amakenga cyane. Amen. Abo nkorana nabo, ubundi ndimo mbibwira umukobwa, nabwo ntimva rero wa mukobwa we, wowe uri muri ibyo bihugu by'Abarabu, abo ukorana nabo bose ntibazi Yesu. Biroroshye cyane kugira ngo bakuriganye, biroroshye cyane kugira ngo bakwibe. Abo mukorana ku kazi b'abakomisiyoneri, menya ngo nabisi, korana nabo mu bwenge. Amen. Nibyo navuga, menya gukorana nabo mu bwenge, badomine mu mwuka. Wibarebera mu mubiri, nubirebera mu mubiri ukazana amarangamutima, uzamubwira ati, uzamubwira isoko ryawe, numubwira isoko n'iki n'umuhuza ahita mutwara. Usange wowe wabuze ubwenge, kuko nyine buri muntu ku isoko aho ngaho uri abakeneye inyungu zibe bwite. Menya ubwenge. Amen. Ugomba kumenya ubwenge mu izina rya Yesu. Amen. Ugomba kumenya ubwenge 100%, kandi budomina abana b'isi, budomina abana b'umwijima. Samsoni icyo yabuze rero ni ubwenge. Igihe cyaje kugera amarangamutima bari yatangira kudomina we, igice cy'ubwenge kirahagarara. Amarangamutima atangiye kumudomina, ahita avuga kugira ngo anezeze umuntu, kuko umuntu avuga uranyanga, ntabwo nkunda, iki n'ibiki. Mana ica amarangamutima yaturimbura. Vuga uti mu izina rya Yesu Kristo, wapfuye akazuba, amarangamutima yanyobya, yansenya, yangusha mu mitego y'ababisha banje, Uwiteka yamvanemo, yansenyemo, yarimbure muri njyewe. Hagurutsa igice cy'ubwenge gikore cyane kuruta uko amarangamutima akora. Mu izina rya Yesu wapfuye akazuka, Uwiteka amarangamutima yanjye ajya akora mu gice cy'ibyiza gusa, bitangiraho ingaruka. Izina rya Yesu amarangamutima yanjye ujye uyakoresha mu gice cy'ibyiza, kitari igice cyanteza ibibazo, cyangusha mu mutego. Izina rya Yesu wapfuye akazuka. Amina. Ubuntu bw'Imana butuganze. Haleluya. Amarangamutima yawe Imana ikomeze kuyakoramo akazi. Samsoni rero dukomeze usome hepfo, hanyuma dusoze dufate umwanya wihariye wo gusenga. Delila abwira Samsoni ati, "Nukurya uracyamemukira, uracyambeshya." Umva shangwa aracyamuhemukira, kandi muri we niwe ushaka kumuhemukira. Urumva ukuntu acuramishije ibintu, uracyamemukira. Kandi urimo uravuga ngo aracyamuhemukira, ni ufite umugambi wo kugira gute, kumuhemukira. Yahawe feza, yahawe amafaranga, yahawe buri kimwe cyose. Gishishoza umuntu ukubwira ati urampemukiye, urebe koko kabisa uwo muntu ngo uracyamemukira. Kandi muri wari ufite umugambi wo kugira gute, kumuhemukira sha, ariko ngo uracyamemukira. Komeza hepfo. Mbwira icyabasha kukuboha. Aramusubiza ati, wasobekeranya imigabane 7 y'umusatsi wo ku mutwe wanjye mo uruyonga, byashoboka. Nuko awutsibisha urubambo,
aramubwira ati wapfa Samusoni, abafilisitiya baragusumiye. Arakanguka akuza urwo rubambo rw'inkingi hamwe n'uruyonga rusobekeranyijemo. Delila aramubwira ati wakagize ngo urankunda kandi udahuje umutima. umva ya marangamutima, azanye urukundo. Buri urukundo ni ikintu cyitwa amarangamutima, rukorana n'amarangamutima cyane. Ngo wakavuze ngo urankunda kandi tudahuje umutima. Uwo muntu uhuza umutima nawe ninde? Vuga uti mu izina rya Yesu, mu isi y'umwuka, uwo nahuje nawe umutima adakwiye ndamwirukana ku buzima bwanjye izina rya Yesu. Uwo nahuje nawe umutima bidakwiye, Uwiteka ubaka ibikuta bintandukanya n'uwo muntu nahuje umutima bidakwiriye mu izina rya Yesu wapfuye akazuka. Amina. Komeza hepfo, simbuka uhite noneho sasa ugera ku murongo wa 17 cyangwa se wa 15. Yego. Kadusome 16. Ariko kuko yamushimikiriye iyo minsi yose akamubaza muhata, amurembeje nk'uwenda gupfa, amubwira ibyari mu byose. Aramubwira ati nta cyuma cyogosha kigeze. Nuba ngo Delila yageze aho ngaho yigira nk'umuntu wenda gupfa, aramuhendahenda agerageza kugira ngo arebe ukuntu yashitura amarangamutima yakamukuramo buri kimwe cyose. Ngo amurembeje nk'wenda gupfa, yamukoreye utuntu dushoboka twose, amwirembyaho, amwereka ko ibintu bimeze nabi, amwereka iki kugeza igihe ngo amumeneye amabanga yose. Komeza hepfo. Nta cyuma cyogosha kigeze kunyura ku mutwe, kuko nabaye umunaziri w'Imana uhereye nkiva mu nda ya mama. Nakogoshwa, imbaraga zanjye zanshiramo, ngacogora nkamera nk'abandi. Nuko Delila abonye ko amubwiye byose byari mu mutima we byose, atuma ku batware b'Abafilisitiya ngo nimuzamuke iyi nkubwe gusa, kuko yambwiye ibyari mu mutima we byose. Uwo yaramukunze, uwo nguwo wumve ahise agambana, atanze raporo. Turakora isengesho ry'abatumenye bakamenya ibyacu byose bakadutangaho raporo. Niryo sengesho turi bukore, abatumenye bakamenya ibyacu byose, bakamenya uko turyama nuko tubyuka, bakamenya AZD, buri kamwe kose bakamenya, bakohereza raporo ikuzimu. Bamaze kumenya amabanga yacu yose, marayika w'Iteka bakubitire kuri abakingiraniye. Bwana asifiwe. Mu gihe cyacu dufite amahirwe arutayabo mu gihe cya Samusoni, kuko Samusoni ntabwo bari bafite amahirwe yo kuba bakongera bakagira ukuntu yidefanda mu ntambara zo yisanzemo. Ariko muri iki gihe cyacu cya none tubwe dufite amahirwe, nyuma yuko umwanzi wawe yagutata akamenya amabanga yawe yose, akamenya intege nke zawe zose, akamenya imbaraga zawe zose, akamenya buri kimwe cyose, akohereza ubutumwa ikuzimu. Biroroshye cyane kugira ngo duhamagare natwe Yesu igihe twabitaho yahita bana afunga imiryango. Babatware bari bagiye kuzana igitero gikomeye, agahita bakumirira kure mu mwuka. Amen, amen. Niryo sengesho rero tugiye gukora, soza hanyuma dusenga. Nuko abatware b'Abafilisitiya baramusanga aho ari bazanye za feza, ahera ko amusinzirira ku kibero, maze ahamagaza umuntu kumwogosha imigabane 7 y'umusatsi. Kumusinziza ku kibero ashobora kuba yarakoresheje uburozi. Ntago byari byoroshye gufata nk'umuntu nka Samusoni ngo ugende mpaka umusinzirize ku kibero gutya. Ashobora kuba afite ibindi bintu yakoresheje kugira ngo Samusoni yisangiye yasinziriye ku bibero by'uyu mugore, kuko aho ngaho ntago watwereka yuko bafite ibindi bintu bakoze by'imibonano wenda ngo bitume amusinziriza. Bishaka kuba kwa kundi yagendaga amukorakoraho gutyo,
yaraje kwisanga asinzira ariko akoresheje izindi mbaraga. Samusoni asanga yagize gute? Yasinziriye. Ibaze ko bamwogosha atumva. Komeza hepfo. ahera ko amushinyagurira imbaraga ze zimuvamo. maze aramubwira ati wapfa Samusoni, abafilisitiya baragusumiye. arakanguka yibwira ngo arakanguka disi. Numva ukuntu bitatse ari bibi. yisohokera nk'ubundi akikunkumura ariko yari atazi ko Uwiteka yamuretse. yari atazi ko Uwiteka yamuretse kuko imbaraga zari zamuvuyemo. abafilisitiya bahera ko baramufata bamunogoramo amaso bamanukana i Gaza. Urumva ikintu cya mbere babanje gukora, babanje ngo kumunogoramwo amaso kugira ngo n'ubundi atazabarwanya, kuko nta impumyi wayikubita uko ushaka kose. Babanje kumunogoramo iki cyitwa amaso. Wumva umubabaro yagize Samusoni. Icya mbere bahise ubikoze ninde? Ni wari inshuti ye, ni wari umusheri we, ni wari umushushu we. Ni shushu wari waje mu buzima bwe. Uwo niwe bacishijeho umugambi. Babatware nibo bacishijeho uwo mugambi. Tugiye gusenga Imana rero mu izina rya Yesu. Isengesho rero nuko nabivuze, nushaka kugarukira aho ngaho nta kindi cyari kigenderewe n'icyo nagaragazaga umwuka ushobora kumira no kwica destination y'umuntu uciye mu wundi muntu. None tugiye gusenga Imana, dukore isengesho rishingiye ku muntu wese waje mu buzima bwacu akatumenya, akamenya nawe akakumenya, akamenya amabanga yawe yose, akamenya intege nke zawe zose, akamenya ibyo ukora, akamenya uko winjiza, akamenya uko usohora, yaba ari so, yaba ari nyoko, yaba ari muntu wawe, yaba ari mukuru wawe, umuntu uwo ari we wese wakurondo, mbega wamenye ibyawe byose, agahita atanga raporo ikuzimu. Noneho kano kanya bikaba byakuviramo urugamba, cyangwa mu gihe kizaza bikaba byakuzana intambara runaka zo kuba wasenywa, destination yawe igasenyuka cyangwa yanjye igasenyuka. Uwo muntu imbaraga z'Imana zimufate mpiri n'imigambi iburizwemo mu izina rya Yesu. Kabiri, abamutumye n'abamuri inyuma biteguye kukubikira kugufata, abo bose marayika batere gutatana mu izina rya Yesu aho baherereye mu mwuka. Bwana asifiwe sana. Tegura umutima wawe dusenge. Ube update umutima wawe, tegure n'akanwa kawe, kuko n'umutima n'akanwa biba bigomba gukora mu gihe cy'isengesho. Umutima w'umwuka n'akanwa k'umwuka. Kwica amatwi asanzwe ukumvisha ay'imbere, kuko tugiye kujya mu mwuka. Kandi nabwo ndivuze ngo ninjiye mu mwuka, ako kanya bamaze kuwinjiramo wowe w'imbere. Nta wowe umubiri ukomeza kuguma ukuri, ariko bivuze ngo ninjiye mu mwuka kano kanya uba winjiyemo. Uvuga uti mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, ninjiye mu mwuka kano kanya, fashe mpiri ibitekerezo bitekerezwa ku buzima bwanjye, ibitekerezo by'abamenye uko ndyama, uko mbyuka, abaje mu buzima bwanjye bariho umwuka w'ubuderira, wo kungambanira, wo kunyica, wo gusenya destination yanjye. Batumwe babizi, abatumwe batabizi, bakaba bakoreshwa n'ikuzimu batabizi, ari ibikoresho bya Satani by'imizimu batabizi, abantangaho raporo batabizi, ari ibikoresho by'abazimu n'abadayimoni. Abo bose ndabakumira mu buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Uwaje mu buzima bwanjye akampendahenda mu buryo butandukanye, akankuramo amakuru atari ngombwa, akankuramo amakuru y'ubuzima bwanjye bitari ngombwa, ngasanga namumeneye amabanga y'ubuzima bwanjye. Noneho mu isi y'umwuka, imizimu, amagini, amashitani akaba yateguriwe
kunyataka ndi mu mwuka, Uwiteka kubitira kure ibyo ngibyo, marayika wawe ureba ibyo ntareba asenye intambara yo mu mwuka yari yateguwe ku buzima bwanjye. Haguruka ku birenge byawe, haguruka ku birenge byawe. Vuga uti mu izina rya Yesu Kristo, intambara zari zateguriwe ubuzima bwanjye zo gusenya njyewe umwuka, zo gusenya destina yanjye, izo ntambara zateguwe kuva kera kose. Muri iki gihe hakaba hari umuntu wateguwe ukoreshwa, uwo nameneye amabanga yanjye, akamenya ibyanjye byose. Uwiteka kubw'ubupfapfa akaba nta kintu atamenye ku buzima bwanjye. Ndi mu mwuka ndasenya imigambi ya Satani, ndi mu mwuka ndasenya ibyo yatumwe gukora ku buzima bwanjye. Mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, uwo ari we wese, yaba ari uwo muri famiye, mu muryango, kwa data wacu, kwa mama wacu, mu maraso, tufite icyo dupfana, tuvukana, yaba ari uwo dusengana, yigize umwana w'Imana ariko mu mwuka ari umwana w'umwijima, ungenza untata. Uwiteka kuko ari wowe umenya ibyo ntazi, fata miri uwo mwuka w'uwo muntu, uwirukane ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. N'ibyo uwo muntu yamenyeho bita agaciro mu izina rya Yesu Kristo, nagaba ibitero azasange nubakitse hose mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Umusatsi wanjye waba warogoshwe mu buryo bw'umwuka n'uwo muntu nagendanye nawe, nabanye nawe, mbana nawe, ndatura ngo umusatsi wanjye mu buryo bw'umwuka urameze mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ndatura ngo umusatsi wanjye mu mwuka urameze, uwo banyogoshe mu buryo bw'umwuka ari mu gishushanyo cyo kunkuramo imbaraga, ari igishushanyo cyo kunkuramo ubushobozi, ari igishushanyo cyo kunkuramo ubwenge, ari igishushanyo cyo kunkuramo ububasha n'imbaraga. Uyu munsi ndatura ngo umusatsi wanjye urameze, ubushobozi bwanjye bungarutsemo, ubwo mpabwa muri Yesu Kristo bungarutsemo, ububasha bwo muri Yesu Kristo bungarutsemo, imbaraga zo muri Yesu Kristo zingarutsemo, ubwenge bwo muri Yesu Kristo bungarutsemo. Handitswe yuko nzahabwa ubwenge butabasha gutsindwa n'abana b'umwijima, ndetse n'ururimi rutazatsindwa n'umuntu wese. Aka kanya nizereye muri iryo jambo, naguriwe ubwenge, naguriwe imbaraga, ndi mu mwuka ndaboha, ndazirika, ndahambira abashakaga kumpambira, ndazirika abashakaga kunzirika mu buryo bw'umwuka, ndabahambira bajugunye kure y'ubuzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Abanyubikiriye ngo banteze inyatsi, ubukene, igisuzuguriro, ibyaha, indwara, ngo banyice. Abanyubikiriye ngo bangushe, bamvane mu byizerwa aho bari hose mu isi y'umwuka, imizimu, imyuka y'abarozi, ndategeka ngo marayika amanuke abasenye mu izina rya Yesu Kristo, batatane mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Abihisha iwanjye mu nzi, ababa bari mu cyumba cyanjye, ababa bari inyuma y'umubiri wanjye, abo bose
umuriro w'Imana ubatwike ubatatage. Uwiteka nyubakira ibihome bikomeye, ushyiraho uburinzi bukomeye bw'abamarayika kugira ngo Satani amware, akorwe n'isoni hamwe n'ababisha be n'abakozi be. Reka babure umuhigo mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Natuye yuko hazaba umuhigo wa Satani n'abarozi n'imizimu, kuko ngewe navutse ubwa kabiri, nitwa umwana w'Imana, ndi mu rugo rwa Data wa twese wo mu ijuru. Amen, amen, amen. Data, ndagushimiye ko turi mu rugo iwawe, kandi kuko turi mu rugo iwawe ni ngombwa ko duhabwa umutekano nk'uwo mu ijuru, kuko ijuru ryawe ritekanye. Manura umutekano kuri buri wese wo muri twebwe, ahabwa uburinzi bw'abamarayika bakomeye, ahabwa uburinzi bw'ingabo zikomeye z'umuriro. Za ngabo zari zirinze Elisha, zohereze zirinde buri wese wo muri twe, zigote buri wese mwami, katika jina Yesu. Zigote twese uko turi aha ngaha, zigote twese mu izina rya Yesu, kugira ngo ibyahigaga umwe wo muri twe bimwubikiri bishye bikongoke. Myuka y'abaderera ishyikongoke, myuka y'abihishe inyuma ya derera ishyikongoke, myuka y'abatwara ishyikongoke. Imigambi yose yagambiriye muri iyo si y'umwijima yose isenywe kwa jina la Yesu. Buri wese wari ubagambiriyeho ikibi turagisenya, turagisenya. Abagambiriyeho impanuka, abagambiriyeho urupfu, abagambiriyeho indwara, abagambiriyeho kwicwa, abagambiriyeho gukeneshwa, abagambiriyeho mwami gutezwa amapararize, abagambiriyeho gushyirwa mu magereza, abagambiriyeho gusebywa, abo umwanzi ashaka gusebya, abo umwanzi ashaka gusenya, abo umwanzi ashaka kwambika gukoza isoni katika jina la Yesu, abo umwanzi ashaka kuvana mu byizerwa mu izina rya Yesu, abashaka gushirisha mu zimbo ye, iyo migambi yose turayifunga mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Abo umwanzi ashaka gusenya imihamagaro yabo, ibyo byose turabifunga mu izina rya Yesu Kristo wabambwe agapfa akazuka. Abo umwanzi ashaka gusenyera ingo, imiryango, abashaka kwicira abana, abashaka gutwara abana babo akabagira ibimara, ibyo byose turabifunga mu izina rya Yesu Kristo watsinze urupfu n'ikuzimu. Abo umwanzi ashaka gucenesha akabakuraho buri kimwe cyose bagasigara ntacyo bafite, ibyo byose turabifunga mu izina rya Yesu Kristo watsinze urupfu n'ikuzimu. Abo umwanzi ashaka guhindura indaya, abo umwanzi ashaka guhindura abanyabibazo, abanyamaganya, abanyabwihebe, turabifungira ikuzimu mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura kugira ngo mwami uburinzi bwawe n'igitinyiro cyawe kibane natwe twese uhereye nonaha. Uburinzi bukomeye butubeho, ni mu mbaraga amaraso Yesu Kristo dusabye twizeye. Amen, amen. Zamurira umwami wawe icyubahiro.